Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Ubu ngubu turagiye duherekeje umuhungu wanyu, musheni wanyu Rush. Tugiye ku kibuga cy'indege, agiye hanze y'igihugu. Ewana cyane. Wagwani my people, this is Rush. It's Kabumbu Fire Big Man, the residential man. Yeah. Agiye kurira indege, umva tukomeze tugendane paka tugeze ku kibuga cy'indege, murebe ngo bimeze bite. Uri kumubona agakapu arakitwaje, ntabwo byoroshye. Muri kumureba, umva muri kumubona ari ku gisuko cya danje. Gipusi ewa nuri kubyumva gute se kuherekeje ra kwisigara mwe mugiri wenyine mani umugama mwasangiye kabisa nagaye kwirigara mani. Ariko buragiye mu kihe gihugu ra? Agiye hariya nuza hano. Ugiye mu kihe gihugu? Yangiye Zanzibar. Muri Tanzania. Ewa ariko nababwira ati ngo nigiye gito kuvuga yuko Zanzibar nagiye gutekereza mu bindi bihugu. Zanzibar muri Tanzania. Oya ngiye bizina yaga mbimubwira n'abandi batutanga babwira kumara yibu ku matito babati ngiye kigiye gito mu Rwanda ariko uri ku cyangwe muri kumubona rwose wanungu turi kugenda twerekera ku kibuga cy'indege. Ahubwo yagiye ubu muhamagare na moto nibyo byiza. Turayifatira hara hepfo mwana. Nibyo byiza. Gusa sora uvuze ko ugiye kwanza guca muri salo se? Ndaca muri salo bansiga amavuta. Agahuza gahinduke bizuri bya danje. Ibyo ni ishyari. Ibyo ni ishyari ndakwiyamye. Mu bantu mugiye kumitingana Diamond Platinum ari Zanzibar koko. Ari Zanzibar ni wabo ko uri umusazi wabo mwese ugiye guhura n'abantu bose. Zanzibar nagari kwa Diamond ugiye mu kazi uri kubyumva neza. Ngiye mu butumwa bw'amahoro Zanzibar. Which country wa Zanzibar? Which country wa Zanzibar? Hano ngiye muri Zanzibar. Weya Zanzibar. Sibyo? Zanzibar iri. Sala ringe kukubwira nge. Urije kumbwira he? Toronto ziri muri Zanzibar. Wafashe? Ariko rero nawe uzadukorera gusigana niki akunda gusiga. Uzatuma wowe no ko nsanze none iki kiginga kitazi nano kigema. Umuntu bita Gipusi arasigana. Bambiri ni ishyari. Musize kuri bya biryo byinuza. Passport yanditseho. Ahubwo mwana nari nyibagiye. Ibaze ko ahubwo reba icyondo kiri hasi nureba nawe urwo rukweto ewa passport yanditseho. Mwanzanye abantu bakande vuba bandese baguterura kandi nuko mbihaye baguterure bagusokota ku kibuga cy'indege niko murakinyi cyawe impamvu ibyo ni ishyari mani ntacyo ari mufitiye mani. Ibyo ni ishyari ufite ihangane gusa ntago nkubujije uzaba uhava mu Rwanda. Ihangane pole sana murabibona rero amasherwa mani ukabadiyekera ariko umva ubundi se ndavuga moto yateza imodoka ko ariyo nziza. Nese ko nkubwira ngo bereke tubaye ko turimo hariya mu hisiremo kare shiramo hariya zoya na bike banze umusazi ubutumwa bw'amahoro bigendanye na Bible se. So guys, Rush wanyu aragiye ewa mise nzave wapi nzasazira iwacu mu Rwanda bro. Iwacu mu Rwanda nzahasazira. none se Rush yarakonfirmye na zahava ndago nzahava. Ahangaha ubungubu impamvu mubona atari kwinjira mu modoka tugiye kujya mu hantu mu Gasara akunda gukorera
ewana agende bamukubita icyangwe ubundi arabaryoshye. Iyo saro yitwa amazing majerwa rwose. rero abo mu Rwanda bagenda nyine nta kundi isakati iminota ingana yabaye mani. Guys, tugeze kuri ya saro rero Rasha arimo, mureke twinjire tumurebe turebe ukuntu bari kumwogosha, tumubaze ati wagwani bimeze bite. Dore nguyu umujeni we umwogosha rwose, ahangaha niho akunda kuba ari rwose, nta n'ibirenze kabisa. Rasha wana ko ndasa utwikara. Umuntu atwika atari kusiga abanyarwanda mugira natanazi barambigaruka mugira umubiri. None nababwiye ko navuze ko bya isho speed mujyamo bamwe barampana bavuga ko ari none nabwo ngo baratwika. Umuntu atwika ate ko ibyo bintu aribyo najyamo. Wana ndabona ugiye kugenda utwika. Oya ntabwo utwika ahubwo ni ukwisukura. Uyu ni umujeni wanjye ukora ibintu bya nyabyo. Ndi kubibona ko ari byo kabisa, mbega umucongo. Wa muniga yavuyeho, uyu ni ugezweho. Ubu ni ugezweho kabisa, biri kugaragara. Turavuga boro y'iminota ingahe?